niba tuvuga kubohora abanyarwanda, niba tuvuga gukoresha ukuri mu banyarwanda, niba tuvuga gukoresha ubutabera mu banyarwanda, aba ari byo dukoresha. Ndumva dukwiye no gukomeza kubivuga, bitari no kubivuga noneho muri rusange tukajya tubana specific, tukajya tugera no kuri no kuvuga ikintu tukakivuga mu izina n'umuntu tukamuvuga mu izina. Kubahiriza uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese, abo muhutu, abo mutwa, abo mututsi, icyo ngicyo cyo uzatorwa wese icyo ngicyo agomba kucyubahiriza. Niba atacyumvise ngo acyubahirize n'umutima mwiza, ya central administration role ifite niyo kukimwumvisha. Hari ibintu usanga bibuze, dukwiye gukomeza kwigisha abantu bacu kandi bakanabyumva, tukabivuga bakabyumva, kugira ngo ibintu bizahinduke byere kuzakomeza kuba ya tradition twakomeje kugira, umutware wica agakiza, perezida akica agakiza, ministre akica agakiza, prefet akica agakiza, burugumestre akica agakiza, conseil akica agakiza. Ugomba guhagarara. Hari abaza kundegera abasirikare yagize atya kuko ari umusirikare, kuko wabikurikirana ugasanga bimwe byabaye byo. Ibyo tugerageza kubikurikirana mu buryo bwa discipline bwa gisirikare, abahanwa bagahanwa, abigishwa bakigishwa, n'ibyo kintu gihoraho. Ariko ngira ngo cyangwa nuko twabivuga abantu bakabitinyuka, n'umuturage ubibonye aho bibaye ntagire ubwoba ngo yibwire ko akwiye kubika umutwe gusa, ntikibe ikintu ngo ubwo ari ministre se noneho ndagirane, none se ko ari prefet nabibwira nde, ubwo ari umusirikare se nge navuga iki? Abantu bakabirenga bikaba umuco wa resistance, umuco wo kwanga ikintu kibi. Abaturage bafite ibibazo bya buri munsi, bafite ibibazo byo kurya, bafite ibibazo by'amazi, bafite ibibazo by'aho bohereza abana babo mu mashuri, bafite ibibazo bya production, bafite ibibazo by'ubworozi. Ibyo ni ibibazo by'abaturage bya buri munsi, bagerageza uko bashoboye na bwa buryo na bwa bumenyi bwa bundi b'abakoloni babasanganye nibwo bagifite. So mu gihe bagerageza kwiyorganizing, dukwiye kubafasha kwiyorganizing, bakishakiramo mu gihe bari gushaka umuti kuri ibyo bibazo, n'uwo batuma kugira ngo abwire abandi baturanye, abwire leta central administration, bayibwire ati dore ikibazo cyacu. Icyo nicyo cyitwa demokarasi. Barashaka ko nabo bafasha kubikemura, babazanira umuti for the people. So demokarasi ntabwo ukwiye kongera gukerera. Ndetse yenagira ngo muri uwo muco twari dukwiye kugira mushya ujyanye na liberation, ni abanyarwanda gutinyuka, umugiriye nabi, umurenganije, umuhohote agatinyuka kubivuga, nibura kubivuga. Abo umuturage w'umunyarwanda utinyuka kubivuga, akavuga ati iki ni kibi, nakibonye ahangaha, nagiriwe ntya, agasaba ko yarenganurwa. Abaturage bafite ibibazo bya buri munsi, bafite ibibazo byo kurya, bafite ibibazo by'amazi, bafite ibibazo by'aho bohereza abana babo mu mashuri, bafite ibibazo bya production, bafite ibibazo by'ubworozi. Ibyo ni ibibazo by'abaturage bya buri munsi, bagerageza uko bashoboye na bwa buryo na bwa bumenyi bwa bundi b'abakoloni babasanganye nibwo bagifite. So mu gihe bagerageza kwiyorganizing, dukwiye kubafasha kwiyorganizing, bakishakiramo mu gihe bari gushaka umuti kuri ibyo bibazo, n'uwo batuma kugira ngo abwire abandi baturanye, abwire leta central administration, bayibwire ati dore ikibazo cyacu. Icyo nicyo cyitwa demokarasi. Abaturage bafite ibibazo bya buri munsi, bafite
bafite ibibazo byo kurya, bafite ibibazo bya production, byo guhinga, byo korora, bafite ibibazo by'amashuri, bashaka kubikemura, barabikemura, bashaka umuntu bahagararira uwo batuma mu kubikemura. So ya demokarasi, guverinoma par le peuple bariho ibyo bibazo barabikemura, barashaka no muri kubikemura gutuma umuntu bafasha kubikemura, barashaka ko nabo bafasha kubikemura babazanira umuti for the people. So demokarasi ntabwo dukwiye kongera gukerera, ntabwo dukwiye kongera kuba nk'abakoroni. Demokarasi ni ukukwiye kumvikana, demokarasi ikwiye gutangira none uyu mwaka, abaturage bakihitiramo abantu babafasha gukemura ibyo bibazo kuri za serire, kuri za segiteri. Bitabaye nk'ibyo natwe tukaba tugiye kuba abakoroni. Ariko demokarasi nayisobanuye icyo bishatse kuvuga. Nanone ndanibukaho tuvuye mu bibazo by'umwiryane, tuvuye mu itsembabwoko n'itsembatsemba. Hari ibintu bitajya muri demokarasi. Kubahiriza uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese, abo muhutu, abo mutwa, abo mututsi. Icyo ngicyo cyo ntabwo kiri mu itora, ntabwo kiri muri demokarasi. Uzatorwa wese icyo ngicyo agomba kucyubahiriza. Niba atacyumvise ngo acyubahirize n'umutima mwiza, ya central administration role ifite niyo kukimwumvisha tu, kugira ngo ibintu bizahinduke byere kuzakomeza kuba ya tradition twakomeje kugira, umutware wica agakiza, perezida akica agakiza, ministre akica agakiza, prefet akica agakiza, burugumesitiri akica agakiza, konseye akica agakiza. Bigomba guhagarara. Cyangwa yaba atisha agakiza bakamuha ubutegetsi, uburenganzira, yakora neza abantu bakavuga ngo imana izo, yakora nabi akoreka rubanda rwose ntihagire umuhagarika. Ibyo bigomba guhagarara. Iyo demokarasi igomba gukosora icyo kibazo. So uzategeka segiteri, uzategeka serire, uzategeka nyumba kumi, agomba kugira komite ategekana nazo zinalimitinga bwa butegetsi bwe, bikazanazamuka no ku zindi nzego. Birarambiranye kugira umutware ukora neza kuko yariko yaramutse, yaba ashaka kureka igihugu akacyoreka we cyose wenyine bamureba, kandi abantu bafite mu mutwe hazima, hakaba uburyo bwo kumukontorora, checks and balance. Niyo ni garanti, checks and balance. Banatorerwa n'igihe gitoya, mu mwaka umwe n'imyaka 2, tukazareba uko bikoze, tugatera indi ntambwe kuri commune, tugatera indi ntambwe kuri prefectura, tugatera indi ntambwe kuri parliament na president. Kugira ngo igicaniro cy'urugamba rwo kubohoza u Rwanda kitazima, hariho ibyo umunyarwanda agomba kwirinda bikamubera umuziro. Niba tuvuga liberation, niba tuvuga ibohozwa ry'abantu n'igihugu, nta mba numva buri wese ufite uruhare muri iyo liberation yarakwiye kuba yirinda kuba yakora ibintu bisa n'ibyo bariya bari babangamiye u Rwanda bakora. Nge mpora rero n'ibibazo byinshi, abantu bangezaho ibibazo byinshi, abaturage, abantu b'abanyamahanga, iki bigenda. Hari ibyo ureba usuzuma ukabona bimwe ibintu bikorwa n'abanyarwanda bacu b'iki gihe bari bakwiye kuba bafite isomo rinini bize mu bihe byashize, ntaho bitandukaniye na bimwe byakorwaga n'abari bariho igihe liberation yari ngombwa ngo igombe kubaho, cyane cyane iyo bigiye rero mu nzego z'ubuyobozi.
inzego z'ubuyobozi ndavuga inzego zarizo zose rwabo rwaba minisitiri rwabo rwaba depite rwabo byaba burugumesitiri baba prefe baba abantu muri society muri rusange baba barimu mu mashuri baba bakuru b'amashuri baba ubuyobozi uburera ku nzego nyinshi hari ibintu usanga bibuze dukwiye gukomeza kwigisha abantu bacu kandi bakanabyumva tukabivuga bakabyumva ndetse je numva dukwiye kurenga ikibazo cyo kubivuga muri rusange gusa tukajya tugera no kuri no kuvuga ikintu tukakivuga mu izina n'umuntu tukamuvuga mu izina ndetse yenagira ngo muri uwo muco twari dukwiye kugira mushya ujyanye na liberation n'abanyarwanda gutinyuka umugiriye nabi umurenganije umuhohote agatinyuka kubivuga nibura kubivuga ntikibe ikintu ngo ubwo ari minisitiri se noneho ndagirana none se ko ari prefe nabibwira nde ubwo ari umusirikare se nge navuga iki abantu bakabirenga bikaba umuco wa resistance umuco wo kwanga ikintu kibi wenda ndasaba byinshi cyane birenza hari ibyo twageraho abantu bose ariko je numva ari wo muco dukwiye guharanira niba liberation ikwiye kugira ikivuze ku banyarwanda hari ibintu byinshi hari za kanyinshi navuga hari abantu baza batubwira ko barenganywa n'abayobozi barengana n'abantu runaka izo manza tuzirirwamo barenganywa ndetse noneho n'abacamanza n'abaregwa baca imanza pase nabo ugasanga bararegwa n'abantu bati turarengana ni muturenganura bakabaye baca imanza bakuza ubutabera nibo baciye ibyo bikajya muri za ruswa bikajya mu mpamvu izo arizo nyinshi ntabihera specifically nshobora kuvuga ikintu kimwe ngira ngo birazwi ko hari abantu habaye genocide hari abantu bakoze genocide hari n'abakiyikora kugeza n'uyu munsi bakwiye no gushakishwa bagahanwa bikajyana no kwigishwa ariko uzanasanga no muri izo kamvuga harimo n'abakora amafuti bayakorera abandi ndetse rimwe na rimwe bo bakumva ko badakwiye no guhanwa hari n'ubwo ndetse badakwiye guhanwa kubera ko ari umurescape cyangwa we hari ibyamubayeho bindi yagize ibyago mu bihe byashize ibyo ntibishobora gutanga justification ntabwo bisobanura impamvu umuntu yakora ikibi kubera ko naba hari undi wakimukoreye ibyo ni ibintu bimaze kugenda biboneka sinavuga ko ari byo byinshi cyangwa ari byo twanareba kurusha ibindi ariko kuba binahari ubwabyo dukwiye kubivuga kandi tukanabyamagana kugira ngo niba tuvuga kubohora abanyarwanda niba tuvuga gukoresha ukuri mu banyarwanda niba tuvuga gukoresha ubutabera mu banyarwanda aba ari byo dukoresha ndumva dukwiye no gukomeza kubivuga bitari no kubivuga noneho muri rusange tukajya tubana specific tugatanga n'ibimenyetso aho bishobotse hari abaza kundegera abasirikare yagize atya kuko ari umusirikare kuko wabikurikirana ugasanga bimwe byabaye byo ibyo tugerageza kubikurikirana mu buryo bwa discipline bwa gisirikare abahanwa bagahanwa abigishwa bakigishwa n'ikintu gihoraho ariko ngira ngo cyangwa nuko twabivuga abantu bakabitinyuka n'umuturage ubibonye aho bibaye ntagire ubwoba ngo yibwire ko akwiye kubika umutwe gusa ntagire n'umenya ko yanabibonye cyangwa ko yabyumvise ahubwo akaba umuturage w'umunyarwanda utinyuka kubivuga akavuga ati iki ni kibi nakibonye ahangaha nagiriwe ntya agasaba ko yarenganurwa umuryango mpuzamahanga wabaho uvuga Loni kuri twebwe
nta byiza yatugiriye, nta byiza yagiriye RPF Front Patriotique, ntiyigeze idufasha, nta cyadufashijeho, ndetse n'ibyo twagendaga tugeraho ubwo washangaga uko yumvikanaga n'igihugu cyari kiriho, ugasanga ubwo bashaka kugenda babigarura inyuma, babidindiza, no kugeza no mu gihe cya za jenoside Horoni yarebaga abantu bapfa ikicecekera, ugasanga ubwo ishaka kugira ngo ibone uko yahagarika intambara Front Patriotique yari yagezeho kugira ngo igende ibohoza igice cy'u Rwanda, itabara bagendaga bapfa, kugeza naho Loni yahaye abafaransa uburenganzira bwo gufata igice kimwe kugira ngo babone uko baduhagarika, bakatuma ziriya ngabo zambuka n'intwaro zazo, zambutsa n'abantu zibasunika ngo bajye hanze. Abasanga rero umuryango mpuzamahanga kuri twebwe ntacyo wadufashijeho, ahubwo watuzaniye byinshi bibi. Ariko rero iyo tuvuze umuryango mpuzamahanga ntibivuga ko habuzemo abandi bari amacuti nk'aba, nubwo batadufashe, hari abadufashe mu bitekerezo, hari abadufashije mu kutwifuriza neza, hari n'abadufashije tuvuze nk'igihe twari muri za negociation. OUA yagiye ifasha, yagiye ishaka uko ibintu byagerwaho, ndetse n'abantu z'aba OUA bagiye bagenda bakurikiza ukuri. Byari ko byaterwaga nuko muri OUA hari harimo ibihugu byinshi byagendaga byumva byakurikiza ukuri, ariko harimo n'ibindi nabyo byatwangaga, bifashe nka Zaire, ugafata bya bihugu byose byategekwaga n'abafaransa, basanga bigenda bitwanga bitugira nabi, ugasanga nabwo muri OUA ntacyo twabonagamo kubera izo mpamvu, ariko n'ibyari havuzemo ibihugu biyumva ukuri. Ariko ndi buha nko muri OUA icyo gihe badusabiye impapuro yo kugira ngo tujye tubone uko tujya hanze, basaba Uganda na Tanzania ko baduha impapuro, biremera ko bizajya biduha impapuro zo kugira ngo tubone uko dusohoka tujye kuganira n'abandi hanze. Tanzania yo yabigiraga kuko ariyo yari yadufashaga muri iyo mishyikirano, nabyo turayishimira kuko yadufashaga muri iyo mishyikirano. Uganda yabitugiraga ko yari inshuti.